Nshuti za Action TV turabaramukije nimugire amahoro. Uyu ni wa mwanya rero twabageneye wo kubagezaho amakuru tuba twabasomeye mu binyamakuru byo hirya no hino. Ubu rero turi muri cya kinyamakuru dukunda kubasomeramo inkuru zicukumuye, inkuru zigezweho cya Kigali Today. Kigali Today iragira iti ibiciro by'urugendo kuri buri muntu kiziyongeraho 1/3 mu byumweru biri imbere. Barandika bati Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifra itangaza ko mu byumweru biri imbere leta izavanaho nkunganira 1/3 yatanga ku itike y'urugendo ya buri muntu ujya mu ntara cyangwa mu mujyi wa Kigali, kuko ngo hari ibindi bikorwa by'iterambere birimo kudindira. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr Jimmy Gasore avuga ko izo ngamba zari zashyizweho mu bihe bya COVID-19 mu kwezi k'Ukwakira kwa 2020, kuko leta yifuzaga kugabanya umubare w'abantu muri bisi mu rwego rwo kwirinda COVID-19, kandi ko n'ubukungu butari bwifashe neza ku banyarwanda muri rusange. Akaba ariyo mpamvu rero nyine leta yari yashyize hariya amafaranga ngo ajye afasha umuntu mu rugendo rwe. Aragira ati Dr Jimmy, mu kwezi k'Ukwakira kwa 2020 leta nibwo yafashe icyemezo, byari mu rwego rwo kugabanya ubucucike muri bisi mu rwego rwo kwirinda COVID-19, kandi ko ubukungu butari bwifashe neza ku banyarwanda muri rusange. Dr Gasore avuga ko kugeza ubu leta yari ikirimo kwishyurira buri mugenzi ujya mu ntara amafaranga 1000, ahantu hagendwa n'amafaranga 3000 we akishyura amafaranga 2000 asigaye, ndetse mu mujyi wa Kigali aho umugenzi yishyura amafaranga 200, burya leta ngo yabaga yamwishyuriye amafaranga 100. Urumva ko ntako leta itagize. Leta yemeye kwigomwa ibintu byinshi mu gihe cya COVID-19 ndetse na nyuma yaho, kugeza ubwo abanyarwanda ngubu twavuga ko batangiye kwiyubaka buhoro buhoro. Ubwo rero wishyuraga amafaranga 2000 we nagiye za Musanze azishyura 3000 kandi abyishyurana umutima mwiza. Uwazungurukaga muri Kigali n'ibiceri byo kuri 200 azongera igiceri cy'ijana kandi ayishyuye n'umutima mwiza, kuko ngubu ndumva ntako leta itagize. Dr Gasore ateguza abantu ko ibiciro buri mugenzi atanga Dr Gasore ateguza abantu ko igiciro buri mugenzi atanga kigiye kuzamuka nyuma yo gukuraho iyo nkunganire. Hakaba hategerejwe ko abatanga ikoranabuhanga rijyanye no kwishyura bagira ibyo banoza mu gihe kitarenze ibyumweru biri imbere. Urumva ko nyine gahunda ya leta igomba gushyirwa mu bikorwa. Baracyategereje gusa abantu bo mu ikoranabuhanga kugira ngo banoze ibyo byose, kugira ngo iryo koranabuhanga rizashobore gukora neza nta mbogamizi zirimo. Ati ni gahunda yamaze gufatwa, twabonye ko igiciro kizaba kizamutse ku mafaranga umuntu asohora mu mufuka we, nubwo igiciro cy'urugendo mu buryo bwa rusange kitazamutse, ariko ayo umunyarwanda yishyura we kuri we azabona azamutse. Niba wagiraga i Musanze amafaranga 2000 ukabona wishyura amafaranga 3000, ubu uzabona yuko wishyuye menshi. Mu mafaranga rero uzaba wongeyeho azari amafaranga 1000 ya yandi leta yagutangiraga. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo avuga ko ayo mafaranga yishyurirwaga abagenzi yateranyijwe ubu akaba ageze kuri miliyari 87 na miliyoni 500 kuva iyi gahunda ya nkunganire yashyirwaho mu mwaka w'2020. Umva ayo mafaranga ukuntu ari akayabo. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo avuga ko ayo mafaranga yishyurirwaga abagenzi yateranyijwe ubu akaba ageze kuri miliyari 87 na miliyoni 500. Miliyari 87 na miliyoni 500 urumva ko ari amafaranga menshi kuva iyi gahunda ya nkunganire yashyirwaho mu mwaka w'2020. Avuga ko mu kwezi k'Ukuboza kwa 2023 konyine leta yishyuye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 6 mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Mu kwezi kumwe gusa, ukwezi k'Ukuboza umwaka w'2023, leta yishyuye amafaranga y'u Rwanda
arenga miliyari 6 mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Ikindi leta yigomwe bitewe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine ngo ni imisoro igera kuri miliyari 23 y'amafaranga yagombaga kwakwa ku itumizwa ry'ibikomoka kuri peteroli kugira ngo hakumirwe ko ibiciro byayo byatumbagira. Ayo mafaranga nayo leta miliyari 23 yarayigomwe bitewe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine kugira ngo ibiciro by'urugendo cyangwa se ibiciro bya essence n'ibindi bikomokaho bidatumbagira. Ibiciro bya peteroli urumva yuko mazi ko bihora bitumbagira, ariko leta yarayigomwe miliyari 23 kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bidatumbagira. Dr Gasore akomeza agira ati ayo mafaranga twabonye ko arimo kugenda agira uburemere bunini kuri leta, cyane ko kugira ngo uyatange hano haba hari ibyo yigomwe ahandi. Hari amafumbire, leta igomba gutanga amafumbire mu baturage. Hari mituweli, leta igomba gufasha abaturage bayo kwivuza. Hari amashuri, leta igomba gufasha abana b'u Rwanda kwiga. Hari imihanda igomba gukorwa bitagendera ku muvuduko byari kugenderaho kubera amafaranga leta iri gushyira aha. Urumva ko leta rero niba igabanyije ziriya miliyari yatangaga, ibyo bikorwa remezo byose birimo kubaka imihanda, gutanga amafumbire, kubaka amashuri ndetse no gutanga za mituweli, ayo mafaranga nyine yagendaga muri ibyo bikorwa azaza no kunganira icyo cyari cyahabonetse. Minisitiri w'ibikorwa remezo akomeza avuga ko uburyo bwo gufasha abanyarwanda mu ngendo burimo guhinduka, aho ngo bahereye ku gutumiza bisi zigera kuri 200 zirimo 100 zamaze kugezwa mu muhanda. Kandi namwe abanyakigali mwarazibonye ko amabisi 100 mashyashya ubu arimo azunguruka mu murwa wa Kigali kugira ngo agabanye ubucucike no kugabanya ingendo n'imwanya abantu batakazaga ku rugendo. Dr Gasore akomeza avuga ko mu gihe leta irimo guteganya kuvanaho nkunganira 1/3 cy'itike y'urugendo, abagenzi bizezwa ko bazaba bafite bisi zihagije, ariko hazirikanwa ko bitagira ingaruka nini ku muturage. Gira wigire muturage w'u Rwanda, gira gahunda gira wigire. Ntabwo umuntu buri gihe azajya ahora agufasha ngo urazindutsa gusa mu gitondo ufashe urugendo ngo leta ngo amafaranga ngo ni makeya. Nubona ntaho kujya cyangwa se ubonye ko aho ugiye kujya nta nyungu ufitemo, ugomba kuhihorera. Aya mafaranga yawe ukayazigama ukayakoresha ikindi, ingendo z'ubusa zikarorera. Hari abagenzi rero baganiriye n'ikinyamakuru bo tumasomera iyi nkuru ya Kigali Today, bavuga ko batari bazi ibyankunganira ya leta mu by'ingendo, ariko kandi leta yarabisobanuye irabivuga ndetse irongera bisubira ko itanga nkunganire mu rugendo. Ariko ubwo nyine ntabwo twarenganya abantu bamwe kuko ntibaba babizi. Bamwe bakavuga ko bashobora kuzagira umuco wo kubyuka kare bagenda n'amaguru mu gihe tike yabuze. Tike nibura uzajya ugenda n'amaguru ukore nawe ka siporo, n'ubundi si ngombwa ko uhora ugenda mu modokari, n'amaguru nayo ugomba kuyananura. Uwitwa Irakoze Divine agira ati ni ukuzajya tugenda n'amaguru, ni ukubyuka kare, tuzajya dukora siporo za buri munsi, ahubwo bizabamo kugabanya umubyibuho. N'ubundi iyo wagenze n'amaguru hari byinshi uburengeye mu buzima. N'ubundi iyo wagenze n'amaguru ufashije umubiri wawe gukora neza. Icyakora Minisitiri w'ibikorwa remezo avuga ko hazajyaho uburyo burinda abantu kwishyura urugendo rutari ngombwa, kuko ngo nk'uwateze bisi iva Nyabugogo yerekeza i Kanombe we akagarukira ku Kacyiru azajya yishyura urwo rugendo gusa. Azajya yishyura urwo rugendo gusa, n'uriya amafaranga yongeragaho y'imfabusa cyari bigo ntawe twabona infosone no kwabaga ari mu rugendo, ariko arumva ko n'ubundi azagabanuka. Niba uvuye mu Nyabugogo werekeza i Remera ukaviramo ku Kacyiru, uzishyura amafaranga yo kugera ku Kacyiru, ayandi uyazigame. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rero Jean Claude Musabyimana avuga ko izo mpinduka zatekerejweho, nta cyemezo gifatwa kibangamiye abaturage. Leta ngo izakomeza kubazirikana. Nibyo kandi koko leta y'Abanyarwanda itwerera Abanyarwanda, leta y'Abanyarwanda yizigamira Abanyarwanda, leta y'Abanyarwanda idutekereza ntako iba itagize, kandi ibyo yakoze kugeza ubu ngubu turabishimira. Murakoze.